bavuga yuko beza babyuka mu myaka yose nyamara wowe uguza n'ubunaguraga inyuka. Nongeye kubasuhuza abakurikiye icyerekezo The Future TV. Ngarutse ndi shangazi wa wundi mu mpanuro. Uyu munsi ingingo rero tugiye kwigana ingingo ya gatatu niyo mwara bikurikiye nababwiye ko ari ingingo enye ya gatanikazi b'umugisha. Uyu munsi rero ingingo tugiye kwigaho ni ingingo ivuga ngo isuku mu cyumba ndetse no mu gikoni. Ndi kuri wa mukobwa, ndi kuri wa muntu wamaze kuba umudamu ugiye ku mukwabuki. Ndi ku mukobwa wenda gushaka muri uku kwezi, ndi ku mukobwa wenda gushaka muri iki cyumweru, ndi ku mukobwa wenda gushaka muri uyu mwaka, ndi ku mukobwa ufite fiance, ndi ku mubyeyi ufite umukobwa wenda gushaka, ndi ku musore ufite umufiance. Bwira umufiance wawe arebe icyerekezo The Future TV, arebe shangazi. Nukuvuga ngo rero umukobwa ugiye kurushinga, umukobwa wageze mu rugo, igihe ugeze mu rugo isuku mu cyumba ni iya mbere. Twahereye uko umuntu afata umugabo, tugeze mu rugo uhakorera isuku. Ni ukuvuga ngo mu byo utegura ugiye gushaka, amama urayategura ibintu byose, ariko mwibuke utuyeswime. Utuyeswime dukoreshwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mwibuke umukeka, nta mpamvu yo kwanika amatera, nta ruhinja wari wakagira, nta mpamvu yo kwiyereka abantu. Isuku niyo ya mbere. Utwo tuyeswime ubundi twahabwaga na banyugose nyine batuguhaga bari kuguha impanuro, bari kukubwira uko uzabigenza, uko uzitwara. Jewe rero ndabikubwira ubikore. Gabanya ibirongoranwa ushyiremo tuyeswime byibura duke tube 7 twemeze 7. Ikindi kutumesa, ndavuga kuba afite abakozi, ntago ibyo bintu ari byo guha umukozi. Ibyo bintu niwo ugomba kubimenyera isuku, ukabikora neza, ukabikoresha amazi meza n'isabune, ukatwanika neza ku zuba, ukadutera ipasi. Udatera ipasi basifurisha amazi ashyushye wanike ku zuba, utwanike neza twume neza. Tugira isuku. Abagore bo muri iyi minsi ugasanga uragiye ubikubise muri dushe, mukoze naze kuri mu dushe yandura. No, ibyo ni umurimo wawe umugore, ni umurimo wawe ugomba gukora, kandi ni umurimo wawe ugomba gukorera umugabo wawe. Izo swime icyo zimaze nta kindi nuko mumara gukora ya mibonano mpuzabitsina ugafata akayeswime kamwe ugahanagura umugabo, wawe ukamugirira isuku. Nawe ukajya kwitabaza, ugomba kuba ufite jage y'amazi ahoraho muri dusha, akadobo keza kogeje gapfundikiye, agasabune keza, ukitabaza, ugasubira mu gitanda uri sumati, ugasubira mu gitanda umugore umeze neza. Ibyo byose mba ndi kubabwira, ntago nyoko wakubyabasha kubigusubiriramo, ntago umugabo azabikwibutsa ngo bikore, ahubwo ni umuco ugomba kumutahanaho. Igihe rero hatabonetse iyo mpanuro, Covid yarabizanye, niyo mpamvu natekereje itekerezo yo kugira ngo bize mu gikoni turahageze. Nta mpamvu yo guharira umukozi igikoni, nta mpamvu yo kugira ngo umukozi abe umenye igikoni cyawe. Ni gute utamenya suveseri zawe? Nazimese cyane bari uri kuzimesa, zimeshesha amazi atetse, zanike ku zuba zume, zitera ipasi. Niba udatera ipasi zanike neza zume neza, ntabwo abantu bose bagira ipasi. Ikindi niba watetse, tekana isuku, mutegura mu isorori bitose. Niba utagira na suveseri
icyo bita gatara, oza ibyombo kare ubishyire ku gatara, urajya gutegura ku meza saa sita cyangwa nimugoroba usanga ibyombo bimeze neza. Tegura neza ibyombo byawe, teka neza. Niba ufite n'umukozi, kirazira kikaziririzwa kwicara mu ntebe ukamigarika kugeza igihe umukozi ari gutegurira. Ese uzi yatetse umunyu mwinshi, ese uzi yashiririje, ese uzi yashyizemo amavuta, ese uzi biryoshye. Jya gusura igikoni cyawe, umugabo abone ko washyashyanye, umugabo abone kuri mutima w'urugo uri mutegarugori, uwo mukozi nawe abone ko nyirabuja yita ku rugo rwe, bityo azabikora neza. Ariko nudamara azabikora uko abonye, yabizana bikagera ku meza bishirire, yabizana bikagera ku meza birimo umunyu mwinshi, ntabwo bimureba. Yabizana birimo amababi y'ibitunguru adakase, ntabwo bimureba. Wowe kurikirana urugo rwawe. Ndabwira we mukobwa wenda gushaka, ndabwira we mukobwa wenda gushaka muri iyi viziyo y'uyu munsi, muri uyu mwaka, utabona uko ukorerwa bura shawa kugira ngo baguhanuriremo, utabona abanyogosenge intara zirafungwa, ariko ndahari kugira ngo nkubwire ibyo ugomba kuzitwarika igihe uzaba wageze mu gikoni cyawe, igihe uzaba uri mu cyumba cyawe. Ikiganiro cyacu reka ngisubikira nk'ibisanzwe. Dusubikiye ahangaha rero, ariko by'umwihariko reka tubanze dushimira abantu bagiye badukurikirana, abaduhaye like, abaduhaye sabu, turabashimiye. Mwarakoze kuri comment zanyu, ibyo mwadusabye nibyo tugiye kujya tugenderaho, kandi mukomeze no kuri kuduha sabu, mukomeze kuduha comment. Tuba tuzikeneye, tuba dukeneye ibitekerezo bitandukanye, tuba dukeneye ko mutubaza n'ibibazo tukabasubiza. Abashaka ko mbaganiriza, nomero ni ya yindi ni 0780 ushaka kumpamagara by'umwihariko kuri telefone, ushaka ko tuganira amaso ku maso, ndahari. Shangazi wawe. Goodbye.